Yesu ashimwe cyane inshuti z'umusaraba, turizera ko mumeze neza. Nk'uko mubibona tugiye kureba ibice bigize ingoma cyangwa se drums. Turareba ibice bitandukanye hano ku ngoma zacu. Reka tubanze dushime Imana tubone gutangira. Turagushimira Mwami Yesu ko tugiriye neza, turi bazima, icyubahiro ni icyawe ibihe byose. Nuko rero muri aka kanya tugiye kwiga ibice by'ingoma, tubirebere hamwe. Turasenze kugira ngo udufashe, ndetse Mwami n'uyu nguyu uri kureba iyi video umufashe mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo abimenye, ndetse Mwami n'andi masomo dukomeze kugenda dutegura, ujye ukomeza kubana natwe utugirire neza. Urakoze, icyubahiro kibi cyawe uhereye none ukageza iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo Umwami n'umukiza wacu mwiza, amen. Turatangiye rero, reka turebe ibice bigize ingoma. Birashoboka ko wenda wajya kuzireba ariko hakabaho ibintu bikugora kumenya amazina yabyo, cyangwa se usanga uzicuranga, ariko tugiye kureba amazina y'ibi bice bigize izi ngoma muri rusange nk'uko murimo murazireba. Turahera ku gice cya mbere. Igice cya mbere kigize ingoma ni iyi ntebe bicaraho, iyi tuyita throne. Muri hangana turajya duvangamo n'amazina y'icyongereza. Ubundi ingoma zigira amoko atandukanye nk'uko mubibona. Ingoma, ubwoko bw'izi ngoma ni tama, nk'uko bigaragara hano ni tama. Noneho iyi ni intebe y'umudrama cyangwa se uvuza ingoma, kubera ko aba agomba kuba afite agatebe kabugenewe yicaraho, aka rero tukita throne. Hanyuma igice cya kabiri gikurikiyeho tugiye kureba igice bita hi-hat. Dore ni iyi ngiyi. Ni ukuvuga ngo ubundi ukuntu iba imeze, aba ari kano ko hejuru, hanyuma hakaza n'aka ngaka ko hasi. Urabona ko ari uduce tubiri rwose, ku buryo hano hari ukuntu bafungura, noneho bamara gufungura ku buryo bashobora kubitandukanya. Noneho rero iyi ngiyi tuyita hi-hat. Hi-hat ariko ntago iba iri yonyine, iba ifite n'icyo twita pedo. Iyi tuyita pedo yayo cyangwa se ikirenge cyayo. Ni ukuvuga ngo iyo ukandagiye gutya, wabona nkandagiye gutya, biravuga, ngira ngo uri kubyumva, biravuga. Noneho izina ry'iyi rero ni hi-hat nk'uko maze kubivuga. Turakomeje tugiye kureba ikindi gice cy'ingoma cyitwa snare. Iyi ni snare niko bayita. Urabona ko hariho na microphone yayo. Snare rero iba ifite stand yayo. Stand yayo ni iyi ngiyi. Iyi niyo stand ya snare, ukuntu iba imeze n'uburyo ikoze. Ngira ngo birimo biragaragara, ku buryo iyi stand yayo ushobora no kuba wayiteruramo, ariko ntabwo nyiteruramo yose, murabyihanganira, ngira ngo murimo murabireba. Noneho barayifata bakongera bakayiterekamo neza muri iyi stand yayo. Iyi rero ni snare niko tuyita, n'iyi stand yayo. Turakomeje, dukomereje ahangaha. Iyi tuyita tom 1. Iyi ni tom. Iyi ni tom ya mbere, niko tuyita. Murareba ukuntu ikoze, noneho n'uburyo iba imeze, uburyo iba ifashemo ahangaha, baba babifunze mu buryo bwabigenewe. Iyi tuyita tom 1, ngira ngo biragaragara. Turakomeje. Iyi rero tuyita tom 2 cyangwa se tom ya kabiri. Izi ni tom z'ingoma, ngira ngo noneho urabibona hano ko hariho na mikoro yayo bashyiraho kugira ngo igihe barimo baravuza, noneho byumvikane nyine mu ma speakers. Turakomeje. Iyi ni tom 1, iyi ni tom 2 nk'uko maze kubivuga. Hanyuma noneho hano hasi hari icyo twita bass drum. Iki cyose mubona kiri ahangaha, iki tukita bass drum. Iki ngiki mu kinyarwanda muraza kumbabarira, biragoye ahari kubona ukuntu umuntu yabyita mu kinyarwanda, mwihangane, ariko
ni bass drum niko tukita iki ngiki. Hanyuma bass drum rero ijyana n'icyo twita pedo yayo. Pedo yayo ni iyi ngiyi. Iyi ngiyi niyo tuvuza hano, ngira ngo urabibona noneho uburyo iyi pedo imeze, bacuranga gutya bakavuzaho. Hano ariko ni ugukandagiraho gutya. Ubundi birajyana, tuyita bass drum with pedo. Ni ukuvuga ngo iyi bass drum ijyana n'iyi pedo yayo. Ngira ngo birumvikana. Turakomeje tugiye kureba noneho iki ngiki nanone tukita flotom. Ngira ngo biragaragara flotom yo uburyo ibimeze. Noneho urabona ko ifite n'udu stand twayo, ubundi tuba ari dutatu. Aka ni aka mbere nkweretse, noneho aka ni aka kabiri kayo k'iyi flotom nk'uko nakubwiye uko tuyita. Hari n'akandi ka gatatu kayo, kanako tukarebe. Ngira ngo wenda hari ntabwo kagaragara neza, ariko ni aka ngaka. Iyi ni flotom rero, ngira ngo birimo biragaragara neza hano kuri kamera. Turakomeje tugiye kureba noneho ama symbols cyangwa se amasembare. Iyi ni symbol ya mbere, sembare. Iyi ni symbol ya kabiri. Nongere nsubiremo, iyi ni symbol ya mbere, sembare ya mbere. Iyi ni symbol ya kabiri. Nongere nkwibutse ko izi ngoma turi kureba ubwoko bwazo ni tama. Muri rusange ni ubwoko bwa tama. Ndumva ari icyo twavuga ku ngoma. Reka nongere nkwibutse ko iyi ni throne, ni intebe y'umubateri cyangwa se y'umudrama yicaraho. Hanyuma nakubwiye hi hat with pedo, iri kumwe na pedo yayo. Dukurikizaho snare, nayo ifite stand yayo ibiteretseho nabikubwiye. Dukurikizaho hano hari na micro bashyiraho kuri snare. Dukurikizaho tom ya mbere, tom ya kabiri, hakaza flotom. Hanyuma hano naho ni symbol ya mbere, cyangwa sembare ya mbere. Iyi ni sembare ya kabiri. Noneho muri aka kanya tugiye kureba microphone ibiri muri drum. Urabona ahangaha ni kuri bass drum, noneho tuje inyuma yayo. Ngira ngo ahari noneho urimo urabyitegereza neza kuri kamera noneho uko bimeze. Ni ukuvuga ngo hano harimo microphone cyangwa se microphone yabugenewe ya drums. Ni iyi ngiyi ukuntu ibimeze. Ngira ngo noneho urabibona, urabona ko icometse. Noneho igikorwa turayifata tukaza tukayisesekamo ahangaha, tukayishyiramo hano. Muri rusange rero ibice bya drums twavuga ni ibyo ngibyo. Ngira ngo birashoboka wenda yuko wajyaga wibaza uko biba bimeze, wajyaga wibaza amazina yabyo, wajyaga wibaza ibyo ari byo bikakuyobera. Nk'uko urimo urabibona ibi bice bya drum uko bikurikirana n'uko biba bimeze, ugomba no kumenya ikibanza ukamenya n'igikurikira. Kubera yuko iyo utazi kubikurikiranya ntabwo umenya ikibanza ngo umenye n'igikurikira. Inshuti rero turabashimiye cyane kuba mwakurikiye iyi video. Tumaze kurebera hamwe ibice bigize drum set cyangwa se ingoma nk'uko tubyita mu Kinyarwanda. Hari ababyita ngo ni ingoma za sembare, abandi bakavuga ngo ni ingoma za kizungu, ariko ubundi tuzita drum set mu rurimi rw'icyongereza. Wenda wanavuga na drums, ariko iyo uvuze drum set nibwo buryo bwiza. Hanyuma rero turabashimiye. Yesu abaho umugisha. Ugize ikibazo ushobora kumpamagara ukaba wambaza kuri nimero ya telefone yanjye igendanwa ni 07 82 366 19 26. 07
82 ushobora no kuba wanyandikira kuri WhatsApp ukoresheje iyo nimero, ushobora kunyandikira kuri Facebook, amazina ni Iracyaturagiye Israel, cyangwa se no kuri Instagram amazina nayo nayo ngayo. Ikindi kuri iyi video kuri YouTube nakwibutsa ko byaba byiza ukanze subscribe niba utari wabikora, ukaduha na comment, ugakanda na like. Murakoze cyane, reka dushima Imana dusoze. Turagushimira Mwami Yesu ubanye natwe, twe turi kurebera hamwe ibice bigize drum set. None rero tugeze ku musozo, icyubahiro ni icyawe, ibihe byose ukomeze kudufasha tugire neza. Ndetse n'uyu nguyu umaze kwiga ibi bice Mwami, ndamusengera umaze kureba iyi video, n'abandi bose Mwami muri rusange bazareba iyi video, kugira ngo Mwami Imana yacu ubafashe nabo babimenye. Icyubahiro n'ikibi cyawe none ukageza iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ikindi nakwibutsa wenda mbere yuko dusoza, byaba byiza ufite agakaramu n'agakayi, kugira ngo icyo navuze uzajya ucyandika. Birafasha cyane, ufite aho wandika icyo navuze ukacyandika, kugira ngo n'ubutaha wenda uzaba uri wenyine cyangwa n'ahandi uzagera ukabibona, uzamenya amazina yabyo. Murakoze cyane, bye bye.